Ritekereje iki gikorwa cyo gushyira hanze amashusho y'indirimbo birumvikana ko hasaba izindi mbaraga. Yego. Urugero niba dusanzwe turirimba misa kuri paruwasi bigahurirana n'iki gikorwa birumvikana ko hashobora kongerwa nka repetisiyo. Yego. Buriya repetisiyo yongerewe ni bwa bwitange kandi ubwo bwitange bubyaza umusaruro ari wo dusaruye uyu munsi. Ritaririmba neza. Yego. Ni ku ruhande rwanjye ariko buriya n'abandi baba bafite icyo bagenderaho ariko ku ruhande rwanjye buriya nkunda korali iririmba neza. Yego. Kandi buriya turabizi neza ko iyo umuntu aririmbye neza abasenze kabiri. Rero kuba narayibonye nkabona iririmba neza nicyo kintu cya mbere cyankuruye cyatumye nyine mfata umwanzuro wo kujya muri no korali. Yego. Nase fiance wabo ntago aririmba muri korali. Serivisi umuririmbyi yangezaho ashobora kubona ati ko nta bushobozi mfite kandi ngomba gukora igikorwa nk'icy'abandi barimo ari gutegura nk'iki gikorwa no kugura uniforme. Yego. Umuririmbyi wanjye ungezeho kangura ati ndabona byananiye ko mfite 20 kandi 30 nta ushobora kuba 10,000. Yego. Icyo kintu nakimufasha rwose. Nanjye ubwanjye nuko nta bushobozi burebure. Yes, reka tubasuze kandi tubaha ikaze twongere tubifurize n'ibihe byiza mwe mwese tubana umunsi ku munsi. Iyi ni Emmy Pro Media by'umwihariko nge nitwa Iradukunda Kevin Junior. Nkuko mubibona ndi kumwe n'imbaga nyinshi y'abantu wakibaza ngo ni iki twaje gutaramira no kuririmbira Uwiteka Imana yacu. Ngira ngo uyu munsi turi buze kuganira byinshi bitandukanye ku bikorwa muri kubona hano uyu munsi wa none, ariko mbere yuko twerekana amajwi yacu ndagira ngo nguhe ikaze kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Reka tubanze twakire korali by'umwihariko nka korali iyo tuyakira mu ndirimbo nziza cyane. Reka baturirimbire ubundi tuze kurushaho gukomeza kugenda tuganira ibyimbitse cyane kuri uyu munsi ujyanye na shooting navuga ya video cyangwa se gukora amashusho y'indirimbo zitandukanye zabo muzakomeza kugenda mubona umunsi ku munsi. Munyemerere rero tubaha ikaze dutangire. Reka mpaguruke ngushimire Nyagasani kuba ngufite ubu mfite byose kandi nabona amahoro kereka muri wowe Yesu wanjye kandi nabona byose kereka iwawe Yes, ngaye nguko rero murabumva amajwi ni yose bimeze neza. Hari ibibazo byinshi uri kwibaza, ibyo bibazo mu kanya turicara tuganire na bamwe muri bo kugira ngo turusheho kugenda tubisobanukirwa ndetse turusheho no gusobanukirwa igikorwa cy'umunsi bari barimo. Ndagushimiye cyane, komeza ukurikirane Emmy Pro Media by'umwihariko. Yes, ngira ngo rero mwabibonye ni korali ifite amajwi meza, korali wakifuza kumva umunsi ukira n'undi ukaza. Twagiriwe ibihe byiza rero kuri uyu munsi ukomeye cyane, ngira ngo no munsi bagiye kudusobanurira badusobanuye byinshi kuri uyu munsi. Ndi kumwe n'ababyeyi navuga bamwe mu baba muri no korali, bamwe mu bo mwumvishe baririmba, ariko tugiye kuganira kugira ngo turusheho gusobanukirwa byinshi kubijyanye ni korali. Ni korali ya Kiliziya Katolike by'umwihariko baraza kurushaho kwidusobanurira, ariko munyemerere mbanze mbaha ikaze. Iyi ni Emmy Pro Media, mbaha ikaze mwe mudukurikiye, ariko meni ikaze abatumirwa bacu beza basa neza bambaye neza. Reka mpere ku mubyeyi ufite mikro, turakwakiriye uratwibwira utubwire icyo ukora muri iyi korali, ubundi tuze no kurushaho kwakira undi muri kumwe turushaho kwinjira mu kiganiro tuganire byinshi kandi byimbitse. Nekeza ko turagirana ibihe byiza. Ikaze. Murakoze kumpa ikaze. Amazina yanjye nitwa Byukusenge Aristone, akari ngewe perezida w'iyi korali Sainte Cécile. Yego, korali ongera usubiremo yitwa korali Sainte Cécile. Sainte Cécile akaba ari korali ya kwihe paruwasi? Akaba ari korali ikorera ubutumwa muri paruwasi ya Kabuye. Kandi iyi korali ni korali yavutse hagana mu mwaka w'1997. Tumaze kugira imyaka ikabakaba 29 dukora ubutumwa bujyanye no kuririmba guhimbaza ijambo ry'Imana binyuze mu ndirimbo zisingiza Imana. Yego.
uyu munsi twaganiriye by'umwihariko tuguhaye ikaze, wiyumvemo ikaze hano murakoze cyane. Diplomedia. Dufite undi mubyeyi wacu nawe uramuha mikoro kugira ngo arusheho kutwibwira ndetse anatubwira icyo akora muri iyi korali. Urakoze cyane, nk'uko mwarimu bivuze, korali Sainte Cécile ikorera ubutumwa muri paruwase Notre Dame de l'Assomption Kabuye. Ni paruwase nziza, umwepiskopi yayihanze hagana mu mwaka w'1961. Murumva ni paruwasi imaze kuba ubukombe. Korali yacu rero ikorera ubutumwa nk'uko umuyobozi wayo yarabivuze, yavutse hagana muri 1997. Nanjye nkaba ndi umwe mu baririmbyi bayo. Nitwa Gasirikare Ntibikunda Tarsise. Uretse ubutumwa nkoreramo bwo kuririmba nk'uko aricyo cyaduhuje, dusingiza Imana mu ndirimbo ziririmbwe neza, kuko intego ya korali yacu ni qui bene cantat bis orat. Ni ijambo rya Mutagatifu Augustine avuga ati uririmbye neza senga abasenze kabiri. Nicyo duharanira rero. Korali yacu yisunze Mutagatifu Cecilia nk'umurinzi w'abaririmbyi, akaba ari cyo duharanira kugira ngo dufashe ikoraniro gusenga, ariko natwe dusenga kuko ujya gutera uburezi arabwibanze. Muri iyi minsi rero dufite igikorwa gikomeye cyo gushyira zimwe mu ndirimbo turirimba mu majwi n'amashusho. Ni igikorwa by'umwihariko twatangiye muri uyu mwaka, twifuza ko uko iterambere ry'igihugu cyacu, uko iterambere rya kiliziya yacu rigenda riganza, natwe turusheho gufasha ikoraniro ari ryo turi kumwe mu kiliziya ndetse n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Muri uyu mwaka twashyize ahagaragara indirimbo ebyiri, hari Muze Mwinjire na Kristo Umwami w'Imitsindo. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye, nabwo turimo gushyira mu bikorwa, dufata amashusho y'indirimbo ebyiri ziza gusohoka mu minsi ya vuba. Icyo twifuza cyane ni uko abakristu ndetse natwe ubwacu ibyo turirimba, ijambo ry'Imana rikubiye mu butumwa bukubiye mu ndirimbo, buba ubuzima bwacu, tukaririmba ibyo dukora, kandi noneho n'abadukurikira ubwo butumwa bakabugira ubwabo. Twifuza neza ko abakristu mu maparuwasi anyuranye badukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abakristu ba paruwase Notre Dame de l'Assomption paruwasi ya Kabuye, twashyigikirana kugira ngo ingoma y'Imana yogere hose. Ndaza kubaza perezida, ndibuze kukubaza cyane ku cyerekeranye na korali, wowe uze kwihangana. Uyu munsi ucishijemo amaso mu bikorwa twagiye dukora, wabonaga abaririmbyi benshi, byarushijeho kwibaza korali yawe ufite abaririmbyi bagera kuri bangahe uyu munsi wa none? Ugereranyije nk'uko mwabibonye, turi umubare ushyitse. Kugeza ubu ngubu turi abaririmbyi bagera muri 75. Abaririmbyi benshi? Ni benshi cyane. Urumva korali imaze iyo myaka yose yagiye ikura, kandi ni korali nziza. Umuntu wese ukibyiruka, umuntu wese ukunda umurimo wo kuririmba, aba yifuza kuba yakinjiramo, nawe akaza agatanga ubutumwa bunyuze mu ndirimbo. Yego. Bivuze ko mucyakira n'abashyashya? Turacyabakira rwose, amarembo arakinguye. Perezida, navuga ngo abantu bagera muri 70 baba bafite icyo nakita nka mindset cyangwa se mu mutwe ibitekerezo bitandukanye. Hari imbogamizi byanga bikunda mu kuyobora aba bantu. Niki ni ihe ntwaro wifashisha kugira ngo aba bantu bahuze ibitekerezo uyu munsi wa none tubabone bose kuri tele nk'uko twababonye? Ibyishimo byabaranze, ubwitabire bwabaranze, ndetse no gukora ibintu n'umurava byabaranze. Niki nka perezida uba wakoze kugira ngo abo bose bumve ko icyo kintu kigiye gukorwa ari cy'ingenzi? Urakoze. Nk'uko ubyivugiye, urumva abantu 75 ni abantu batandukanye, baba bari mu buzima busanzwe. Harimo abafite akazi
ka leta, harimo abikorera, harimo ndetse n'abandi badafite akazi bakora imirimo isanzwe. Mbese urumva ko buri wese mu ruhande rwe agiye afite ubundi buzima ashinzwe hanze ya korari. Ariko iyo umuntu agiye kigera muri korari, kubera yuko nk'intego yacu uko ibivuga ko uririmbye neza abasenze kabiri, kandi nk'umukristo wese gatolika icyo baharanira no kugira ngo byibuze asenge. Muri ugezemo rero wese muri korari aba yifuza gusenga ndetse no kwitagatifuza. Ubwo rero tugeze muri korari, ahanini buri wese ntabwo ari ngombwa yuko tubabwiriza, ahubwo wese ya mirimo ye ayisiga hanze, akumva yuko hari ubundi buzima bushyashya agezemo, aribwo buzima bwo gusingiza Imana. Ntabwo rero navuga yuko nyine bitugora iyo duhurije hamwe. Mbese iyo tugeze hamwe buri wese yumva yuko nta zindi mbaraga uretse kurangamira Nyagasani Yezu wenyine akadufasha. Yego, urakoze. Ndabaza papa wacu, mubaze ikibazo ndibukubaze kiragira kiti: twabonye indirimbo uyu munsi zigera kuri 2 mwari murimo mukorera amashusho. Navuga ngo abantu nk'aba ngaba kubahuriza muri studio byanga bikunda, urumva ko ari ikintu kitoroshye. Zimwe mu ntwaro mwakoresheje kugira ngo izi ndirimbo zirikodingwe neza uyu munsi wa none tube tunashutinze birangiye mu buryo bwiza, niki kintu mwakoresheje by'umwihariko? Ikintu gikomeye cyane nuko korari yacu ni korari iyobowe n'isengesho. Duhujwe no gusenga, duhujwe no gufashanya kwitagatifuza. Iyo binyuze rero mu isengesho, uburyo bwo guhura, uburyo bwa communication buroroha, kuko umuhuza wacu ni Roho Mutagatifu. Aho ngaho ntabwo bisaba umuyobozi ko ahinduka, aba ari umuhuza bikorwa w'ibikorwa bya korari. Aho rero biramworohera. Ikindi kiduhuza nuko buri wese yaje muri korari nta recruitment ibaye, ahubwo we yumvishemo umuhamagaro wo gusingiza Imana binyuze mu ndirimbo, kandi ubwo butumwa yiyemeje kubukorera muri korari Sainte Cécile. Akaza abizi neza ko korari Sainte Cécile ari korari yiyeguriye umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, ari korari ihuzwa n'isengesho, cyane cyane kutajya kure y'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Aho rero byorohera umuyobozi uwo ari we wese. Ndumva ari igisubizo cyiza cyane. Perezida, nkongera nkibaza ngo korari uretse umurimo ujyanye no gutanga ubutumwa binyuze mu ndirimbo muhanga, ibindi bikorwa bya korari muri rusange bigera ku bakristo, bigera ku banyarwanda, iyi korari mwisangamo ni nk'ibihe? Iyo urebye iyi korari yacu, nyuma yo kuririmba, navuga ko ibyo dukora, ibyo turirimba n'ubundi tubishyira mu bikorwa. Kuko dusura abarwayi, dusura ndetse abakecuru. Nko minsi yashize hari n'abavandimwe twubakiye inzu yari yaraguye hejuru, turabazahura. Mbese tugenda dukora ubutumwa butandukanye impande n'impande, ku buryo umukristo wese iyo tubonye abona koko korari Sainte Cécile ariko koko ikora ibikorwa byiza, kandi ibyo iririmba mu ndirimbo n'ubundi ibishyira mu ngiro. Yego, ibyo ni bimwe mu bikorwa by'urukundo mukora. Navuga ndaza kubaza papa wanjye, ikibazo kiragira kiti: byanga bikunda muri paruwasi ntago muri korari imwe, nibyo? Yego, nukuri. Harimo izindi korari zitandukanye, kandi nazo zitanga ubutumwa mu bijyanye no kuririmba, ubutumwa bunyuze mu kuririmba. Ubona ari irihe tandukaniro riri hagati ya korari yanyu n'izindi korari ziba muri paruwasi imwe? Korari Sainte Cécile yashoye imizi cyane mu rukundo, ndetse ntiwatinya no kuvuga ko korari urukundo cyangwa korari Sainte Cécile ari urukundo nayo rwigendera. Amakorari yo muri paruwasi Kabuye rero ni umwihariko wacu. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko ikizatugaragaza ko turi abanyagasani Yezu Kristu nta kindi uretse urukundo. Amakorari yo muri paruwasi Kabuye
icyo duhuriyeho cyane ni urukundo no gukora ubutumwa mu ndirimbo ziririmbwe neza. Uretse amazina adutandukanya, naho korari zikabuye ni zimwe ni ukuri. Yego, ni byiza cyane. Ariko mbere yuko njya kuri perezida, ndagira ngo nkubaze ikibazo. Hari topic tumaze iminsi tuganiraho, abantu bose bakurikirana Aimé Pro Media barayizi, ariko by'umwihariko nahuye n'abaririmbyi ntabwo nagenda ntayibabajijeho. Twari kuri topic ivuga ngo umuziki w'abakatolike ni mwiza cyane kurenza wenda indi miziki, ubwo turavuga y'abaprotesta bagiye batandukanye. Ariko nagerageje kuganira n'abacuranzi benshi, ariko sinari nabonye umuririmbyi. Uyu munsi mbonye nk'umuririmbyi tugiye kuganira. Wowe ubwawe nk'umuririmbyi umaze igihe kinini muri korari, uyi miziki itandukanye ute mu by'ukuri ugereranyije uko wumva abacuranzi bagucurangira, uko wumva ahandi bacuranga, wumva bitandukaniraho ibi bintu? Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Buriya ntabwo wajya ku muzika w'abakatolika utagiye cyane ku mwimerere wa Eglise Katolike. Yego. Liturujia yacu, ubwo ngiye ku muzika w'indirimbo zirimbwe neza mu mihimbarize ya liturujia, ni liturujia ifite umwimerere wayo. Yego. Nyuma ya Konsili Vatikani ya kabiri, umubyeyi wacu Kiliziya yatwemereye kuririmba, kubaho muri liturujia, kubaho mu kwemera, twisanisha n'umuco wacu. Yego. Ni byiza ko umuzika dusanga muri liturujia uba utabangamiye cyangwa utabangamiranye n'umuco nyarwanda. Yego. Ariko nanone ntidutwarwe n'amarangamutima yatuma dutandukira Eglise Universelle. Kuko turi muri Kiliziya Gatolika imwe, ni umuryango mugari, tukwiriye kubamo twese twubahiriza uwo mwimerere wa liturujia ya Eglise Katolike. Abavandimwe bacu rero bo mu yandi madini, abaprotestant, nabo bafite umwimerere wabo. Ntabwo najya kugereranya ibitagereranywa. Yego. Kuko bariya bose ni amashami yashibutse cyangwa yavuye ku gishyitsi, ku muzi nyakuri wa Kiliziya ya Yezu Kirisitu. Yego. Bagenda rero, niko mbona bimeze, bagenda bagerageza gushaka umwihariko wabo. Icyo twebwe dukwiye gukora nk'abaririmbyi, nk'abahanzi, ni ukuguma mu mwimerere wa Kiliziya Gatolika. Yego. Urakoze cyane perezida. Ikibazo ngufitiye nawe hari ukuntu kijya guhura n'iki ngiki, kiragira kiti ese bamwe mu bantu bavuga ko Kiliziya Gatolika ari abahanga cyane mu ndirimbo zijyanye n'injyana ya classique, sibyo? Kubavuga bati bazi gucuranga injyana zanditse gusa, sibyo? Ni bamwe mu bantu batazi udushya. Kugira ngo dukumbuze abantu ibiri mu ndirimbo twakoze uyu munsi, sibyo? Ni indirimbo nziza nabonye nanakunze cyane. Wowe ubereka ni ikihe kintu, n'ubuhe butumwa utanga buri muri iriya ndirimbo, cyangwa se ubugikoze, ubugiteguye, amashusho, amajwi muri rusange, byatera amatsiko wa munyamuziki wese tutitaye idini akomokaho, kugira ngo agombe kuza kureba indirimbo mwari mukora uno munsi? Urakoze kuri icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza kandi kiganisha ku bihangano byacu tugenda dukora, atari n'ibyo no munsi ndetse n'ibyo twasohoye mbere, ndetse n'ibyo tuzasohora mu minsi iri imbere. Icyo tugamije nta kindi nuko ubutumwa buri muri ziriya ndirimbo ari ugukomeza kutwubaka, bukadufasha gusingiza Imana twitagatifuza. Urebye rero uburyo izi ndirimbo ziteye, ni karasike kandi irimo n'umudiho. Aho iterambere riganisha, hari abavuga ko abantu bakunda indirimbo zituje cyangwa se zicurangitse mu buryo bwa karasike, hakaba n'abandi bakunda indirimbo z'injyana. Iyo usesenguye neza rero muri ibi bihangano turimo gukora muri ino minsi, byose bigiye bibumbiyemo. Navuga ko rero buri wese arahe wo kwinjiramo akarebamo
ikintu cyamufasha cyangwa se ikintu cyamushimisha, kuko burya twese ntabwo dukunda ibintu kimwe. Hariho ukunda indirimbo zituje, hariho ukunda kwidagadura. Indirimbo zacu rero zirabyinitse, hakaba ariko n'izina nanone zo kumva nyine zituje, umuntu ari mu isengesho arimo arasenga. Navuga ko rero byose biri kombine kuri byombi, ari karasike ndetse ari no mu mudiho. Yego, urakoze cyane. Ikibazo ndibaze papa wacu ni ikibazo kigana ku cyanyuma, ariko ni ikibazo navuga ngo kiri challenge mu kuntu ngira ngo mu minsi yashize aherutse kuba yubereye imyaka 50 Arkidiocese ya Kigali yizihije. Twabonye abantu benshi bahabwa ubupadiri, ubusasaridoti muri rusange. Tugiye mu butumwa bukorerwa muri korali, mujya mubona bakura ugasanga nabo bageze kuri cya ciciro bahabwa ubudiakoni cyangwa se bagahabwa ubupadiri muri rusange muri korali, tukabona wa muntu wakuze akagera kuri icyo kigero aturutse muri ya korali cyangwa yaririmbagamo mu gihe cyose mumaze muri rusange. Urakoze cyane. Mbere yuko nagera kuri icyo kibazo cyiza mwari mumbajije, nagira ngo nunganire perezida kuri izi ndirimbo zombi twafatiye amashusho uyu munsi, kandi n'izindi nazo zazibanjirije nk'uko yabivuze, n'indirimbo nziza zirimo umudiho, zirimo ikinimba. Ni bya bine navuze haruguru ko tugomba kwinjira mu muco wacu. Abahanzi bazo barazitondeye. Nzakuvuga ibigwi niyo muhanzi ukomeye musanzwe muzi, Thomas Bicamumpaka. Afite n'izindi ndirimbo nziza nyinshi. Reka mpaguruke nayo ni indirimbo nuko itangira, niyo muhanzi ukomeye. Faida Rubert nawe ni umuhanzi mwiza w'indirimbo nziza zihimbaza Imana, nyinshi zikoreshwa muri liturujia. Noneho kuri icyo ngicyo mwari mukomojeho mumbajije kuri ku mbuto zera cyangwa zeze, ku butumwa korali Sainte Cécile yakoze muri iyi myaka ikabakaba 30, ariko tubisanishije n'ubutumwa, tubisanishije na yubile y'imyaka 50 ya Arkidiocese ya Kigali. Muri korali yacu nta mubateruwe, navuga bavukiye muri korali Sainte Cécile nta uraba umusasaridoti, ariko harimo abana bacu bari mu nzira ya gisasaridoti, mu iseminari ntoya no mu iseminari nkuru. Harimo abihaye Imana mu rwego rw'ababikira, harimo n'imiryango yavutse, abashyingiwe bari bakora ubutumwa muri korali Sainte Cécile. Nazo ni imbuto nziza twizera ko zizakomeza kwagura cyangwa gutuma umuryango w'Imana, kiliziya, umuryango w'abana b'Imana ukomeza gukura kandi no gukomeza gukora ubusasaridoti rusange dukomora kuri batisimo. Yego Perezida, ikibazo cya nyuma kiragira kiti, ngira ngo muri rusange nakomeje gucishamo amaso, mbona benshi harimo abantu bakuze. Ese iyi korali ba mu rubyiruko rwaba ari nka kangahe gwenda kwijana muri rusange? Yego, iyo urebye muri iyo korali ibyiciro byose birimo, kuko navuze yuko amarembo agikinguye kandi n'ubundi hari abenshi cyane n'undi bakivuka. Niyo mpamvu rero iyo urebye urubyiruko rurimo, navuze ko dufite byuze abaririmbyi 75. Iyo urebye rero usanga byuze dufitemo nko abakiri abajene bagera nko kuri 25. Urumva rero ko nabo atari umubare mutoya ugereranyije. Yego. Okay, urakoze cyane. Ubutumwa ku mukristo wa Kiliziya Gatolika cyane cyane usengera kuri paruwasi muri rusange ariko n'abanyarwanda. Ubutumwa mu izina ryanjye ndetse n'iry'umuryango ndimo, umuryango korali yacu yageza aho umuryango, ubwo ndimo kuvuga Sainte Cécile Family, hahuriyemo abaririmbyi baboneka mu buzima bwa buri munsi ku munsi, hakabamo abajyanama bacu
nabo batwitaho badukebura batugira inama ndetse banatwunganira mu mikoro, ndetse n'abandi bakunzi bose ba Korali Sainte Cécile. Icyo twifuza nuko ubu ubutumwa bwa kiliziya uko tuba twabwitangiye amarembo agifunguye. Wakumva korali yacu ari abaririmbyi 75 yagira ngo ni benshi, ni abaririmbyi beza ariko bikubye kabiri cyangwa gatatu ubutumwa bwarushaho koroha, cyane cyane ko twifuza ko ubutumwa bwacu butahagararira mu kuririmba gusa, twakora n'ibindi bikorwa. N'ubundi twarabitangiye, igikorwa cy'urukundo ni ifatiro rya Korali Sainte Cécile, ni ifatiro ry'umuryango Sainte Cécile Family. Noneho tukifuza ko n'abatoya, mwabonye ko abenshi muri twe ni abagabo b'ibikwerere, wenda ntiturasaza cyane n'ababyeyi b'amajigija, turifuza ko n'abana batoya nabo bazamukira muri korali yacu. Kuko burya iyo korali igenda igizwe n'ibyiciro binyuranye, uruhererekane ruroroha. Abasheshe akanguhe bakaba bafite ababagwa mu ntege, ndetse n'abana bagatozwa ukwemera, bagatozwa gusingiza Nyagasani mu myaka yabo mitoya. Bityo na za mbuto z'ukwemera zikagenda zitoha, zikagenda zigaragaza uko bwije n'uko bukeye. Tukifuza kandi ko nk'uko amakorali yo muri paruwasi ya Kabuye yashyize hamwe, tukizera ko n'amakorali yo muri Arikidiyosezi ndetse n'ayo mu gihugu cyacu yose yashyira hamwe, tugakomeza kubumbatira ukwemera kwacu, tugakomeza gusingiza Imana mu ndirimbo ziririmbwe neza. Urakoze cyane, turagushimiye by'umwihariko kandi wakoze kuganira natwe. Perezida, hari icyo wakongeraho ngo nawe tugushimire dusoze ikiganiro? Murakoze cyane. Icyo nakongeraho ni uko ubutumwa ni ubutumwa twitangira buri munsi ku munsi. Nasaba rero abakunzi badukurikira impande n'impande kutuba hafi, bagakunda ibihangano byacu, kureba ibihangano byacu ndetse no kumva ubutumwa buri muri izo ndirimbo, niyo nkunga ya mbere ikomeye cyane. Ndumva ari ibyo navuga. Murakoze. Yego Perezida, tugushimire cyane, wakoze cyane kubana natwe no kuganira natwe. Navuga ngo n'urukundo rukomeye cyane mutweretse, kandi ubutumwa mugejeje ku bantu barabukurikira, muri comment baraza kuganira namwe, hari ibyo bari bwibaze bitandukanye, ku buryo byanga bikunda bimwe mu bibazo bari bwibaze, n'ufite icyo yakibaza cyose cyandikemo, Perezida Ngenza aza kukwishakira, tuganire uri gusubiza ibyo bagiye bibaza muri rusange. Mwakoze cyane, Imana yo mu ijuru ikomeze ibagure kandi ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Tutari twasoza nuko abifuza gukurikira channel yacu ni Korali Sainte Cécile. Utayibonye neza wakongeraho y'Ikabuye, byagufasha cyane gukurikira ibihangano byacu, ugakurikira indirimbo ndetse n'ibindi biganiro tuzagenda tunyuza kuri iyo channel, kuri uwo murongo wa YouTube. Ni YouTube gusa? Kugeza ubu ngubu ni YouTube na TikTok, kandi zo byombi biri muri ayo mazina Korali Sainte Cécile. Babakurikirane, abantu mwese mukurikirana Emmy Empire, ni abantu benshi, Emmy Pro Media ni abantu benshi cyane, bagera mu bihumbi bisaga 225 na 7. Ubwo urumva ni benshi, babaprowinze bakabakurikirana, twarushaho kwamamaza ubutumwa bwiza. Mwakoze cyane. Nawe murakoze cyane. Ikaze nanone kandi ibihe byiza kuri Emmy Pro Media. Nkuko twabyemeje, ni ibiganiro bifitiye inyungu
umukristo wese ahari, cyane cyane abaturuka muri Kiliziya Gatolika ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo ari Kiliziya Gatolika dukorera gusa, kuko n'abandi bose ubutumwa tuba turi kugenda tuganira n'abantu birabareba, kandi mukwiye kubikurikira mukanabizirikana mu by'ukuri. Njyewe nitwa Iradukunda Kevin Junior, mbahaye ikaze. Sindi njyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa, nubwo mbona basa hari ukuntu agasura wagira ngo bose ni inzobe, muze kwihangana, sibyo? Ariko ndahera kuri ufite mikoro, ndagira ngo utubwire uri umukristo, uturuka mu ihe paruwasi, niba hari imirimo ufite ushinzwemo urayitubwira muri rusange, kugira ngo turusheho kubana n'abadukurikiye bakumenye, basobanukirwe uwo ari we. Ikaze. Murakoze. Nitwa Nizeyimana Jean Claude. Yego. Nkaba nkomoka muri paruwasi Kabuye. Yego. Yitiriwe ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. By'umwihariko nkaba ndirimba muri korali yitiriwe Mutagatifu Cecilia. Nkaba mu nshingano mfitemo muri korali. Yego. Nkaba ndi umunyamabanga wa mbere wa korali muri komite nyobozi ya korali. Ubitsa amabanga yose ya korali cyane rwose. Tugiye kuyamena. Ibanga ryose ntabwo ngomba kurivuga, n'ukuri kose simugomba kukuvuga. Asubundi kubera iki korali igira amabanga? Amabanga agomba kugenerwa ba nyir'ubwite kandi akanabikwa neza. Ubwo ni nk'ayo mabanga? Amabanga ya mbere y'ingenzi najyanye n'amakuru ya korali, kandi areba abaririmbyi bonyine, atareba abandi bari hanze y'abaririmbyi. Ubwo hari ibindi bintu muba mukora bitagenewe abo muririmbira? Biba bihari. N'amabanga y'urugo. N'amabanga y'urugo. Turi kumwe n'umukobwa mwiza, mwabahungu mwe murimo murareba kayo nguko, noneho ndamwakirane. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Iratwumva Mugenema Brigitte. Yego. Nkomoka muri paruwasi Kabuye yitiriwe ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Yego. Nanjye ndi umujyanama wa kabiri wa korali. Ako nshobora kuba ntibeshye ukiri umukobwa? Yego. Kuko amasoni arimo arabyerekana. Nk'uko mubibona ntabwo naba ndi mariye kameme ntambaye impeta, ndacyari umukobwa. Ubwo abasore babyumvireho. Uraje. Abasore bacu ushaka kubafatirana? Oya, ntabwo ari kubafatirana. Yego, nayo mubajije ngo amabanga buriya mubitse ni nka yahera? Nyine amabanga aba ari amabanga kameme. Wanze kuyamena? Amabanga nyine ni nk'uko ushobora kuba muri famiye yanyu hari ibibazo wenda biberamo, ariko umuntu wo hanze akaba atabasha kubimenya. Rero no muri korali buriya hari ikintu cyitwa ibanga, nyine ibintu bishobora kubera muri korali ariko umuntu wo hanze atabasha kumenya. Habamo kompetisiyo buriya n'andi makorali? Kompetisiyo? Ntabwo nabyita kompetisiyo, ariko ibanga buriya bitandukanye n'ihangana. Ibanga nyine ni ikintu. Ariko mfite bimwe mu bibazo ndibuze kubaza, ndahera kuri agira umubyeyi. Hari ikintu utari watubwiye? Nanone. Murakoze. Yego. Ndi umubyeyi, ndi umupapa. Yego. Ufite umugore umwe. Abana bo ntawe uvuga umubare, ariko abana barahari. Abana barahari. Murakoze. Byiza cyane. Muri korali iyo urebye imirimo ushinzwe, ni imirimo ubona ukora ku rwego rungana iki? Nk'umusekreteri byanga bikunda, igikorwa cyose cya korali ntekereza ko ubukirimo. Ubona wowe iyo mirimo ishyirwa mu bikorwa byayo rimeze rite muri korali yanyu? Murakoze. Muri rusange wenda mbere ko nsubiza ikibazo, nahera wenda muri rusange ku nshingano. Yego. Nk'umunyabanga wa korali aba afite, nk'uko twabivuga n'ubundi, bashinzwe kubika amabanga ya korali, akayashyingura neza kandi akayashyira ahantu ku buryo umuntu uzayabona ari uwemerewe kuyabona. Yego. Mu byo tuba dukora muri rusange hari kuba twatweguye nk'inama, umunyamabanga aba agomba kuba nibura yavuganye na komite. Yego. Umuyobozi wa korali yatugejejeho igitekerezo cy'inama, tukamenya umurongo w'ibyigwa. Yego. Nk'umunyabanga rero aba agomba gukora inyandiko mvugo y'iyo nama. Yego.
Inyandiko mvugo rero iyo imaze gukorwa tugira uburyo duhura abayobozi bakayisinyaho, ubundi iyo tuzi umuyobozi tubuze perezida, yego, n'abanyamabanga bakayisinyaho, noneho tukabona no kuyimenyesha abaririmbyi muri rusange imyanzuro yavuyemo. yego, Mu bindi tuba tugomba kumenya hari ukugira nibura ahantu amateka ya korali yanditse, yego, tukabitegura tukabyandika ku buryo n'undi wese wazaza nyuma yacu yazajya abona koko korali ibintu byo bifite ahantu byanditse kandi binabitse. yego, Tuba kandi tugomba no kumenya nibura abaririmbyi nk'abanyamabanga, ukamenya waje ukamwandika, ukamenya amazina ye, ukagira umurongo wa telefone ushobora kumubonaho. Niba atabonetse abanyamabanga kumenya ngo ese uyu nguyu ko atabonetse byagenze bite, aho ngaho nabyo umunyamabanga akwiye no kubimenya. yego, Niba ari ikibazo gikomeye yagize byangwa kwenda ku buyobozi bwa kimya n'abaririmbyi, aho ngaho umunyamabanga ashobora kubimenyesha komite bikagera muri ubwo buryo. Ku kibazo bamubazaga rero, ubunyamabanga kubukora tubikora neza uko dushoboye, kandi abaririmbyi icyizere batugiriye tukagereza nibura kugishyigashyiga ku buryo tutazabatenguha. Murakoze. urakoze cyane. Ndaza kukubaza wowe, uyu munsi twari mu gikorwa kijyanye no gushyira no gutegura indirimbo zanyu, twari turi mu gutegura amashusho y'indirimbo zanyu, sibyo? Ariko ni uruhe ruhare nkamwe mwagize mu itegurwa ry'iki gikorwa kinini cyane? Murakoze cyane. Birumvikana buriya iyo uri gutegura iki gikorwa bisaba kwitanga. Buriya utahatajemo kwitanga ntago nyine iki gikorwa kiba cyagenze neza. Ubwo wahita wibaza ati se kwitanga gute? Buriya hari ukuntu nk'abaririmbyi cyangwa se korali muri rusange tugira nk'iminsi wenda ya repetisiyo nka 2 mu cyumweru, ariko iyo korali itekereje iki gikorwa cyo gushyira hanze amashusho y'indirimbo, birumvikana ko hasaba izindi mbaraga. Yego. Urugero, niba dusanzwe turirimba misa kuri paruwasi bigahurirana n'iki gikorwa, birumvikana ko hashobora kongerwa nka repetisiyo. Buriya repetisiyo yongerewe ni bwa bwitange, kandi ubwo bwitange bubyaza umusaruro ari wo dusaruye uyu munsi. Yego. Ndaza kukubaza ikibazo kigira kiti, ni ikibazo wenda kituganisha ku cyanyuma ko turakora ikiganiro kigufi. Hari izindi korali za hano kuri paruwasi wenda ziba zitarageza ibihangano byazo ku mbuga, wenda kugira ngo n'abatari hano abakristo gatolika bari mu bihugu bitandukanye babikurikirane. Izo korali zirahari? Korali zitarashyira hanze ibi bihangano nk'uko namwe muri gukora uyu munsi, kubishyira hanze kugira ngo n'abatitabira misa ya hariya mu biririmbamo babashe kuzakomeza kubikurikirana. Murakoze cyane. Nkatwe nka korali yacu twatangiye muri uyu mwaka, ariko umuyoboro wa YouTube twawushinze ku itariki 10 z'ukwa munani umwaka ushize 2025. Yego. Urumva rero korali imaze imyaka hafi 30, ikaba yarashoboye kubikoresha ejo bundi. Rero ntago nshidikanya ko hatari abandi. Yego. Ntago nshidikanya ko niyo tubikoze ejo bundi tumaze imyaka hafi 30 barahari n'abandi. Ubwo muri paruwasi yanyu ni nkihe korali itarabikora? Ntago nahita mvuga ngo ni ngiyi, kuko buriya buri korali akenshi imenya ibyayo. Yego. Kuko no kumenya kujyana n'iki gihe tugezemo bisaba nanone ubuyobozi bwa korali imbaraga baba bwashyizemo. Yego. Buriya iterambere ririmo kugenda rigana ku ikoranabuhanga, ku buryo natwe nka korali twararebye dusanga kuko tutasigara inyuma mu iyogezabitumwa rinyuze ku ikoranabuhanga, kandi tukageza indirimbo zacu ku bakristo benshi. Nta gushidikanya ko baba badahari, kuko ikoranabuhanga amakuru menshi nibwo ari kuryinjiramo. Rero nubwo barahari,
ntabwo dushinga ko badahari, ariko nabo icyo twabifuriza nuko abatarabigeraho babikora kugira ngo nibura ubutumwa bwabo bushoboye kugera ku bantu benshi. Yego. Ikibazo cya nyuma ndamubaza, uracyari urubyiruko muri rusange, ni iki cyaguhaye motivasiyo yo kuvuga ngo ngiye kuza muri iyi korali, nindangiza ngombe no gukora imirimo iyi muri korali kugira ngo ubutumwa bukomeze bugere kure? Murakoze cyane. Buriya kuri iki kintu cyaneye motivation gituma mpitamo ino korali, buriya pe ndahamya neza ko nta muntu ukunda korali itaririmba neza. Yego. Ni ku ruhande rwanjye, ariko buriya n'abandi baba bafite icyo bagenderaho, ariko ku ruhande rwanjye buriya nkunda korali iririmba neza. Kandi buriya turabizi neza ko iyo umuntu aririmbye neza aba asenze kabiri. Rero kuba narayibonye nkabona iririmba neza nicyo kintu cya mbere cyankuruye, cyatumye nyine mfata umwanzuro wo kujya muri no korali. Yego. Nase fiance wabo ntago aririmba muri korali ra? Oya, fiance nawe. Ubu ntago waje ukurikiyemo fiance? Oya. Na bya bindi njya mbona ahandi. Oya. Ubwo ngubwo biramutse byaragenze gutyo, ubwo ubwo navuga ko naje muri korali hari ikindi nkurikiye. Ariko njyewe rwose kwa kuntu nkunda kuririmba, njye naje nkurikiye ko korali irimba neza. Ko wenda uzamukuramo uko ubibona? Ntawamenya, ariko icyanzanye ni ugusingiza Imana, ntago ari icyo ngicyo cya mbere cyangenzaga. Yego. Kubaza ikibazo cya nyuma dusoza, ese hari uwo mwigeze mushingira wenda baririmbaga nko muri iyi korali mukavuga muti aba bantu baje kwisanga bari mu murongo umwe wo gushinga urugo, bahawe isakaramentu ry'ishyingirwa, baturutse muri korali yanyu? Murakoze. Urukundo muri korali rubarahari. N'umubano ntago byatuma utabaho. Ntabwo ngo dufite wenda couples nizi, ariko twarabagize, kuko rwose urukundo rurahari rwose, birahari rwose. Buri gihe nikiragera, ariko kizagira nikigera rwose muzabona tubatumiye, muze rwose mudutahira ubukwe. Murakoze cyane, ka tubashimire kubw'umwanya muduhaye, ni umwanya w'igiciro. Ngira ngo tuba tugomba kuganira ku bikorwa bitandukanye Kiliziya Gatolika igenda itegura, amaparuwasi agiye atandukanye, twe turahagera hose. Nekeza ko nibutaha nituganira, nimba asaba kuganira tumuzanyemerere pe, muzanyemerere ngenza hasi tuganire. Ni karibu cyane rwose. Koze cyane. Ijambo rya nyuma nawe, ubutumwa cyane cyane. Ikintu nababwira cyane cyane ndareba ku rubyiruko. Yego. Njyewe nkunda kuririmba, kandi buriya ushobora kuba wenda ufite wenda nk'ibintu bikuzitira cyangwa se ufite ingorane mu buzima. Mpamya ko iyo wagiye muri korali uhabonera inshuti, uhabonera famiye, bya bibazo utekereza nyine bikarangira. Kuko mpamya neza ko iyo uri muri korali ni ibyishimo pe, nta mubabaro ubamo. Niyo ubutumwa nabagenera, ni uko akantu gatashaka kuvuga kamwe dusoza ikiganiro, ubundi dukomeze n'ibindi bikorwa. Murakoze. Ubutumwa naha tumaze kugira abadukurikira ku muyoboro wa YouTube bagera mu 965. Subscribe kandi ibihangano byacu yigeza ubutumwa dukora rinyuze mu ndirimbo igera kure hashoboka, kandi inkuru nziza igashobora kwamamara mu bakristo. Murakoze. Yego, murakoze cyane.
Yes, ngize ibihe byiza byo kongera kuganira n'abandi. Turacyari kuri korali imwe, ngira ngo uyu ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi w'igikorwa cyabo. Twari turimo dutegura amashusho y'indirimbo zabo. Ngira ngo ndi kumwe n'ababyeyi babiri, niba ntibeshya, ariko muri ababyeyi mwese, sibyo? Reka ntangire nkwakira uribwira abadukurikiye n'imirimo waba ufite muri korali. Yego, ikaze. Murakoze. Nitwa Mirindi Valence. Yego. Nkaba ndi umujyanama mukuru wa korali Sainte Cécile. Yego. Umujyanama mukuru wa korali Sainte Cécile. Umujyanama mukuru. Ni izihe nshingano umujyanama bafite muri rusange muri korali? Inshingano z'umujyanama muri korali ni ukwagira inama aho batitwara neza, kwagira inama mu buryo bw'imiririmbire, nubwo umujyanama atazi kuririmba, ariko iyo bataririmbye neza urabimenya kandi urabibona. Iyo bataririmbye neza buriya niwe batera amabuye. Ntabwo njye batera amabuye, batera korali, ariko nanjye nabyumvishe no hanze kumva ko bataririmbye neza. Yego. Nanjye birambabaza cyane, ariko ntabwo bikunda kubaho. Yego. Turi kumwe na mama wacu wamumpera mikoro kugira ngo nawe tumwakire, tugaye ikaze. Murakoze cyane, Kristo Yesu akuzwe. Yego. Iteka ryose. Ngira ngo uyu munsi nakubonye, kuko uyu munsi twirirwanye ngira ngo umunsi wose uri umwe mu baririmbyi ba korali. Ariko se nyuma yuko uri umuririmbyi, hari n'indi mirimo yindi waba ufite muri korali? Yego, ndabashimiye. Nitwa Uwineza Monique. Yego. Mirindi Valence ni umugabo wanjye. Ubwo uretse umurimo wundi mfite muri korali, nubwo nawe ari umujyanama, nanjye ngira ngo ikintu cya mbere nanjye niyumvamo cyane ni ubujyanama. Kuko natangiye ari byo nkora, hanyuma nza no muri korali nifuza kuyizamo kugira ngo nyiririmbemo, kuko nari nayigenzuye mbona ko iziririmba neza kandi bikanyura. Ngezemo bantorera kuba umujyanama nyine muri komite. Yego. Mbikora nk'imyaka 3 nyine. Yego. Irangije nyuma nza kuba umubitsi. Yego. Uyu munsi ubwo muri komite ndi umubitsi wa kabiri muri komite ya korali Sainte Cécile. Yego. Bivuze ngo ni gikorwa cy'uyu munsi niwe wari uyabitse. Yego, ariko hari undi dufatanyije. Yego. Ariko nyine nimwe muba muyabitse. Yego. Yego. Ni igikorwa mugira mu ruhare nkamwe nk'ababitsi iyo muri gutegura igikorwa nk'iki kinini, cyangwa se korali muri rusange uravuga muri rusange, umubitsi ni izihe nshingano agira mu gihe korali iri gutegura igikorwa kinini kandi kizayisaba ubushobozi buri hejuru? Yego, uretse icyo gikorwa kinini, umuririmbyi w'umubitsi muri komite, icya mbere ni ukumenya umutungo korali ifite. Yego. Mu mutungo ifite rero hari ibikoresho binyuranye dukoresha, yewe n'umutungo ukomeye ni abaririmbyi. Yego. Hanyuma ikindi ni uko iyo hari igikorwa kidasanzwe nk'iki, dushishikariza abaririmbyi kwitanga mu mbaraga zose zishoboka. Yego. Kandi bitabagoye. Ni byiza rero ko mu gushishikariza abaririmbyi ubashishikariza ushaka kugira ngo batange iyo nkunga izafasha iki gikorwa, ku buryo buri wese agitanga ku bushobozi bwe, batakwaka nyine ibirenze uko ushoboye. Byiza cyane. Ikibazo ndi bukubaze ni ikibazo navuga ngo kigira kiti, ese muri iki gikorwa mu kugitegura, umuririmbyi nk'umujyanama ni iki muba mumusaba, ni iki muba ni ubuhe butumwa muba muha umuririmbyi kugira ngo iki gikorwa kibeho? Ubutumwa duha abaririmbyi nk'abajyanama, tubaha ubutumwa bwo buri muririmbyi agomba kwitabira iki gikorwa, ndetse natwe nk'abajyanama natwe dufatanyije nabo. Ibikorwa byose bakora, byaba ibiciriritse n'ibiri hejuru nk'ibingibi barimo, natwe tubigiramo uruhare. Tubigiramo uruhare kugira ngo bakore ibikorwa byiza bishimishije Imana ndetse n'abantu. Mu mbogamizi ujya uhura nazo muri iki gikorwa cy'ubujyanama muri korali y'abantu bagera kuri 75, urumva byanga bikunda abo bantu babisaba ngo ubagereho, buri umwe wese umugereho, umuganirize, uganire n'abantu batandukanye. Hari imbogamizi uhura nazo muri ibi bikorwa? Muri korali Sainte Cécile nta mbogamizi zikomeye cyane zirimo, uretse amikoro badahuye kuri buri muntu,
ariko umuntu kubera ko akoresha imbaraga afite uko imbaraga ze zingana byose birashoboka. Yego. Byose dufatanyije byose birashoboka. hari indi mico wabona idasanzwe igusaba gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo wenda uhice muri korali, imico itari myiza niyo nshaka kuvuga. Muri korali ndetse siriye mico ntayihari. Niyo ageze ushaka kugira ngo imico mibi ibirimo byo byose bafite amatsinda bakoreramo, ubwo bagenda bahanana ubwabo ku buryo twebwe nta nubwo tumenye ibyari byo. Ako nta mico itari myiza tubona. Yego. Birangirira muri ya matsinda bafite. Biragiye muri ya matsinda yageze muri imico itari myiza bigera muri komite ya korali nyirizina bikarangira aho ngaho. Twebwe nk'abajyanama ntabwo tumenye ibyari byo kubera ko kiretse biramutse byananiranye ariko ibyo ntabwo biraba. Ikibazo ngiye kukubaza ari nacyo cya nyuma nawe uri buze kukinsubizo cyumvireho. Niki umuririmbyi wowe nihe service umuririmbyi agukenera aho ashobora kuza kukwaka nk'umujyanama wa korali? Service umuririmbyi yangezaho ashobora kuvuga ati ko nta bushobozi mfite kandi ngomba gukora igikorwa nk'icy'abandi barimo ari gutegura nk'iki gikorwa ende kugura uniforme. Yego. Umuririmbyi wanjye ungezeho kangura ati ndabona byananiye ko mfite 20 kandi 30 ntabwo ushobora kumpa 10,000. Yego. Icyo kintu nakimufasha rwose. Nanjye ubwanjye nuko nta bushobozi burebure mba mfite ko korali Saint-Cécile ndayishima cyane ndanayikunda cyane. Yego. Ku buryo mfite n'ubushobozi ubwanjye abari bose ko babonye uko mwiriranwe no kubagura uniforme bose ku giti cyanjye ndamutse mbifite imbaraga bw'urukundo. Bw'urukundo nyikunda. Yego. Yego. Nawe ukadusubiza iki kibazo nk'umubitsi noneho wowe niye service umwe mu baririmbyi ba korali ashobora kuza akavuga ati iki kibazo ni umubitsi uri buze kukirebaho? Byose biragana ku nkunga dutanga. Hari imisanzu dutanga uretse no gusohora indirimbo nk'uku dushobora no kugira igikorwa cy'urukundo ku muntu wenda wabyaye, ku muntu se washingiwe cyangwa washingije umwana. Yego. N'ubundi akenshi hari kotizasiyo badusaba iyo umuntu avuze ati koko wenda njye sindahembwa. Yego. Ashobora no kuza akakubwira ati nguriza ukamuguriza. Yego. Ariko akazakwishyura. Yego. Ushobora kandi no kuba yakubwira ati mu buzima mfite uyu munsi nayo mfite ikiraka ariko ntacyo mfite. Yego. Wenda afite amafaranga makeya. Yego. Hari ukuntu umugira inama icyo kibazo kigakemukira mu itsinda dufite. Yego. Iyo byanze nanjye nganira nabo muri komite hanyuma tugakora fundraising tukaba twafasha uwo muntu. Ariko wenda yatinye kubivuga cyane akabibwira umubitsi. Ihangane kiyise kizamo iki kibazo ariko kiragira kiti paruwasi muri rusange nabo muririmbira hari uruhare bagira muri ibi bikorwa muri gukora? Ibikorwa bya rusange ibi ngibi bijyanye no gutegura indirimbo kuzishyira hanze, hari ikintu gifatika wenda paruwasi ivuga ati dore tubongereyemo kugira ngo bizagende neza? Iyo tugiye uko turimo kugitegura. Yego. N'umunsi tuzagikorera tuganiriza padiri mukuru. Yego. Cyangwa se padiri ushinzwe amakorali. Yego. Kabone niyo ataduha amafaranga ariko aduha ubujyanama. Bashobora no kuduha aho turi bukorere, bashobora kuduha sale, bashobora kuduha jaride tutayikodesheje, bakatwemerera umwanya wo kuduha kiliziya cyangwa shapeli tukakoreramo batatubwiye wenda ngo harimo abandi babikora ku buryo tubonera umwanya n'uburyo bikemera, ariko bakaduha n'ubujyanama kurusha ibindi baduha ubujyanama. Yego. Aha, reka tubashimire mu by'ukuri murakoze cyane. Navuga ngo ni ikiganiro gitoya ariko gifite ikintu gisobanuye ku mukristo gaturika hari hose ndetse n'umunyarwanda muri rusange. Navuga ngo ikaze muri korali, muracyakira abantu, perezida arabituganirije kandi tubifuriza no gukomeza gukora imirimo nkuko Imana ibishaka, sibyo? Nicyo kintu cya mbere twifuza. Rero abantu mwese mwari mukurikiranye Emmy Pro Media mwakoze kwitabira. Murakoze nawe.